umuntu uje hano witwa wow, ndamubuze umuntu witwa reka nongere murebe neza. hari umuntu wari requestinze witwa Emi, ariko niba ari Emi nyawe wa Emi kandebe niwe inze Emi nyawe ngo afitemo utuntu tw'utubazo duke abantu bagiye bari requestinga. Rero ngiye kugenda nakiramo bakeya ufite nk'akantu k'akabazo abantu ntemo ntaribi ndagusubiza. Bruce Acapella for Caterpillar. Inzu ndyamyemo rero ntabwo nyiryamyemo njyenyine, kandi buriya simfite ikibazo, sinjya ndirimba gahoro. Bruce wakoranye indirimbo na Meddy, iki kibazo nari nagisubije haruguru. Ngoma na The Ben iri hehe? Bruce Universal itangira kugukorera bansabye akazi abyeyi. Universal ariko turakorana, byaratangiye deja biri kuba. Ndabona rero ibibazo byanyu abantu ndi kwakira batari kwemera. Umuntu ushaka kumbaza yagira ya requesting cyangwa n'ibyo byancanze gukoresha. Promise azaturirimbire bye bye ngo no promise. Ibiboro byo requestinga no acceptinga ndi kubigerageza, ariko ntabwo abantu ndi acceptinga ntabwo biri gukunda. Ese Roki muhuriye ku Roki duhuriye kuba twese turi abantu bashakisha kandi babikuye ku mutima. Ni umuntu nawe w'umuhigi kandi ubikorana umutima ukunze. Roki ni umushabitsi, ni ukuvuga ngo iyo yiyemeje ikintu aragikora, kandi buriya nyine niko kuri nyine ku muntu wese w'umusirikare. Amatiku yemera unzamure. Witwa Nyita Patrick requestinga nta birenze nagutamo. Ndabona umuntu hano wazamutse kandi buriya nyine kiri gutumusa. Ni fresh. Wari ufitemo utubazo se ushaka kuntama? Ukwanza n'ufa tuwa i Kigali ni iwacu na muzika. Abanyihuye batweretse urukundo rufatika kabisa. Twari duhari, twazamuye amaboko bya danje. Ndabemera bya hatari kabisa. Nagutamo indirimbo yanjye. Ntamo ntari Imana banakumenya. Ndi umusani. Abantu basashinga indirimbo yanjye ni NGD Rumuri banamfro. Muri muziki arihuye muri va. Indirimbo mfite yitwa Mana ni wowe. Mu bikomeye ahubwo
utugira abakomeye ku buryo twahekenya no ku mabuye kandi amenya akagwa yuzuye uru rugendo rurakomeye si ukuva butarugana ku kibuye tuzarukatira dupfuye tudasere Imana tuzuye gutinda ku byo mu bwigenge kuri Imana nibwo wihamagaye gutega moto nawe usagera yateze ritiko yasenye inkike z'igeriko dore komereje amaboko vugira ngo amen ariko vayo kuri Imana yikiza ibibazo reka gutinda mu amenye ko ari yitanga umutuzo iragukiza ikareka ngo kandi nk'Imana ikakugeza mu rugo Imana burya dukunda sibivuze ngamije kubabeshya igiza kugurisha umwuka nta n'umwe wari kumarana isaha rimwenyetse akanetwork k'umusaza ntabwo kari imbere cyane kabisa akanetwork k'umusaza karamuraburije kandi rwose mirongo yari yayipanze haba network ahubwo buriya nyine ntabwo bimukundiye tu ntabwo bimukundiye bibaho niba nta bandi bantu bahari so sinakicira ishene nkabareka yarahatwitse umusaza kiri gute se umusaza Dani ni fresh gaho ntamutwumva isafuriya irera ninara nayibagirwe no ngaha umuryango nce njana no kuyoza none uyizi niwe muganda nkangi ntago ndi kukumva fresh kabisa ntago ndi kukumva ka internet kari hari ukuntu kari kugenda gake gake shaka kukubaza kuri yanjyana ya element avuga ko wowe mubana uyize ute watubwiye mu ncamake ku byayo reka nzimite ngutamo avuga ko ni style nyine yumvikana no mu magambo n'iryo zina ubwaryo rirabyumvikanisha avuga ko ni gakondo irimo afrobeat gusa abantu barushanwa kuzikora bitewe barushanwa kuyikora